Tugenda duperereza hirya hano hino tumaze kumenya amakuru y'icyo mwene data mushiki wacu muri Kristo Yesu cyangwa se umunyarwandakazi, umukobwa w'umunyarwanda kandi w'umuhanzi ukorera Imana mu ndirimbo zo kuramya no gushimisha Imana ndetse no mu ivugabutumwa. Twagiye hirya no hino tumenya amakuru tunaperereza, tumaze kumenya yuko yazize indwara y'umutima. Indwara y'umutima niyo yaramaze iminsi ngo ayirwaye, ayimaranye igihe, nubwo bitajyaga bicicikana hirya ku mbuga nkoranyambaga ngo tubashe kubimenya cyangwa se nawe yabashe kubyivugira. Uyu muziranenge yararwaye indwara y'umutima. Urumva rero ikintu cyose kibaho kubwo umugambi w'Imana. Mu by'ukuri uyu mukobwa twese duhamya ko yari nk'intumwa y'Imana, nk'uko Imana yohereje Yesu Kristo mu isi kugira ngo ahinduke igitambo cy'abantu cyangwa se igitambo cy'abanyabyaha, kuko ijambo riravuga ngo igihano kiduhesha amahoro ngo cyari kiri kuri we. Urumva uyu mukobwa rero ushatse kuvuga iki? Nawe yaje nko mu ishusho ya Yesu. Ukurikije ukuntu yavugaga ubutumwa akavuga Imana, mbese ngewe ukuntu nabonaga muri we ari nk'umuntu udasanzwe, hari nk'ibindi bintu bimukoreramo. Urumva bimukoreramo nyine. Nawe ukurikije ukuntu wamubonaga cyangwa se wamurebaga avuga ubutumwa, bamukunda. Impamvu bamukundaga ni iyihe rero? Niyo tugiye kugarukaho. Dore impamvu ya mbere bamukundaga. Iya mbere ni uko uyu mukobwa iyo yavugaga Imana, ibyo yavugaga yabaga ari ukuri. Niba warigeze gukurikirana yagiye mu gitaramo cyo muri Uganda, abagande bose baramukunze. Yasenze isengesho apfukamye, arambura amaboko, aravuga ngo Imana niyo byose, Imana niyo niyigira ikigena, niyigira ikirema, arayishima. Abagande bose baramukunda, baravuga ngo uyu mukobwa arimo umwuka wera. Urumva ukurikije nawe ukuntu wamurebaga. Ngende gukunda kubwira abantu ni wenda hari igihe waba wari utaramumenya cyangwa utamuzi, ujye kuri YouTube wandike mu izina rye n'indirimbo ze zirahita zigira gute, zirahita ziza. Rwose turababaye n'imitima yacu irashavuye, ariko dukomeze kwihangana. Abantu bamukundaga nkanjye, abantu bamwemeraga, abantu ubutumwa bwe bwubakaga cyane, ko n'ubundi ubutumwa bwe bukiri kuri social media, n'ubundi tuzakomeza kubwumva kandi buzakomeza kudufasha. Ngaho mukomeze mugubwe neza kandi Uwiteka abarinde.